muraho neza amakuru yanyu. Ndabasuhuje cyane, nitwa Mamita Mama Pole, cyangwa se nubishaka unyite Kakuze Domina Mapanzi. Ubu rero ndi umutumirwa kwa Kiwi. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banzi neza banyita Eugene, biterwa nuko wifuza kunyita. Ndi umukinnyi w'amafilime ariko nkabandi n'umukomediye. Uyu munsi ndi kumwe n'umumama bita Mama Mita, cyangwa se Mama Pole. Mita, pana Mama Mamita. Cyangwa se Mama Pole. Yego. Ni umukinnyi wa filime wabicaye bigacika. Ni umukinnyi uzi kubana n'abantu neza cyane, agira urukundo rutangaje cyane. Uyu munsi nifuje yuko twaganira kandi tukaganira birambuye kandi bitandukanye nuko abandi bantu bashobora kuba babitekereza. Ni umumama uzasanga nawe akakwakira nk'uko umusanze, bivuze ngo iyo umusanze ntabwo uba wisanze cyangwa uba wisanze. Oya, iwanjye ikibi ni ugusanza ibyo usanze, ariko ubundi ni karibu rwose. Umwana mu rugo nta kibazo, araza akajya mu bandi. Yego, uwo ni wa wundi ushobora guhamiriza ukuri kwiwe. Ni umumama utangaje, yakinnye filime nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi nanjye nishimira yuko tugenda duhurira mu mafilime agiye atandukanye kandi meza cyane. Ni umumama tumaranye imyaka myinshi cyane dukina na filime, n'uyu munsi tukaba dukina na filime. Ni umuntu ngewe ubwanjye nshobora kubivuga abantu mukagira ngo ndabeshya cyangwa se mukagira ngo ni amakabya nkuru. Uyu mumama ngewe ubwanjye nakuze mufana, nta nubwo nari nzi ko tuzahura. Ariko ikintu gitangaje ni uko uyu munsi dushobora kuba turi guhurira mu mafilime agiye atandukanye, tukaba turi gukinana. Kandi nzi ko filime tugenda dukinana muri role yanjye nawe iba ari role nziza cyane abanyarwanda bashobora kuba bakunda. Ndagira ngo nawe abihera ukuri kwa nyako. Nk'uko nabashuhuje jewe ndi umukinnyi w'amafilime wabigize umwuga, maze gukina filime nyinshi cyane. Rero zimwe na zimwe tugenda duhuriramo na Kiwi. Iyo twahuriyemo uyu munsi yitwa Senegal. Ni agafilime keza cyane muzakunda, Umwari series. Hariya nkina nitwa Domina Kakuze. Ni filime tubahaye kugira ngo muzaze muyirebane ubwuzu. Ndabizi musanzwe muyikunda, ariko ngira ngo nakire umukinnyi mushyashya witwa Senegal muri iyi filime. Ibyadukoreye ni udushya gusa. Ndabizi muzamukunda, kandi mwese mukomeze muyikunde, mugende mukore subscribe, like, share na comment, kandi muza no ku biganiro bya Mama Zuzu official, naho mugende mukore like, subscribe, share na comment, mwibonere aho abaganiriza ibiganiro byiza birimo ubwenge, birimo imiti, birimo ibintu by'udukoryo bizadufasha mu miryango umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane rero, Imana ikandusha. Bye. Urakoze cyane Mama Zulu. Mama Zuzu. Ariko kuki munyitiranya na Mama Zulu kandi ntabwo muramenya kudutandukanya? Okay, njye ndashaka kukwibariza ikibazo kimwe cyane. Uyu munsi nimba umuntu ashobora kuba ari umusitari, ariko akaba ashobora kuba hari akazi kamwe na kamwe ashobora kuba yakora, ugasanga abafana hari ukuntu bamufata ngo ntabwo ari byo, ngo kubera ko ari umusitari ngo ntabwo ashobora kuba yakora aka kazi. Wowe byumva gute kuba umuntu ari umusitari bakaba bamusohora mu nzu, cyangwa se akaba yakwicwa n'inzara agendeye ku izina ngo afite, ngo ntabwo yakora akazi akanaka k'amaboko, ngo atazategereza ngo gukina muri filime cyangwa ibiraka? Wowe byumva gute? Uwo nguwo aba ari umunebwe. Uwo nguwo nta nubwo abazi icyo ashaka. Kuba umusitari ukaba uzwi mu mafilime amwe n'amwe wakinnye, ntekereza ko ubonye n'akandi kazi nta mpamvu yo kutagakora, kubera ko kurera amaboko nabyo ntabwo ari umuco. Nge ibyiza nabona ni uko niba ubonye akazi ukaba wabonye umwanya utagiye muri ayo mafilime yawe, wagakora kandi ukagakora ugakunze. Igihe Imana yaguhaye ubuzima, ikaba yaguhaye imbaraga, ukaba ufite n'ayo maboko, nta munyagara w'ifaranga ubaho. Ndababwira ngo ubiba ibitotsi ugasarura ingonera. Rero mukure amaboko mu mufuka mukore. Ngira ngo muri urubyiruko, muri imbaraga z'igihugu, akazi kose mwagakora. Ibyo kwiratagura umusitari abana bakaburara, kwiratagura umusitari bakagusohora mu nzu, ubusebye kabiri. Sawa rero. Urakoze cyane Mama Zulu. Uyu munsi gende nakubwiye ngo nitwa Mama Zuzu, ibyo bintu uzabikata. Okay. Sorry. Uyu munsi jewe ndi umukinnyi w'amafilime ariko nkaba ndi n'umushoferi. Ariko uyu munsi biratangaje cyane kuba ndi umushoferi. Hari abantu tujya duhura ugasanga baramfata ukundi kuntu.
bakavuga kuba ngo umushoferi barumva ari akazi kagayitse. bakavuga ngo izina mfite muri iki gihugu ngo ntabwo binyemerera kuba nakora akazi k'ubushoferi. Oya, kuba uri umushoferi ntekereza ko ari ni rank ahubwo, kuko no mu bintu byacu dukora bya filime ubundi hari ibintu umukinnyi wa filime wabigize umwuga yakabaye azi, nuko gutwara imodoka birimo, kuba uzi indimi, kuba wenda uzi no koga wenda no muri pisine n'ibindi bintu byinshi by'ubumenyingiro wakabaye uzi, kuko biba bizagufasha muri aka kazi. Rero ntabwo abakinnyi ba filime ari abanebwe, ahubwo ibyo bintu ababivuga bo ndumva baba batwitiranyije cyane. Turakora pe, turakora nk'ubu nkanjye ntekera ubukwe, ntekera ibirori. Uramutse ufite ibirori ukantumaho ukampa icyo kiraka rwose nakishima cyane. wowe uri tutaravo, ubutaha tuzabonane kuri iyi cano tubabwize ukuri kose kurambuye. Nzaba mfite iyi story nzaba nateguye nziza cyane, tunababwire ibya cano yawe. Urakoze cyane. Bye.